Yesu ashimwe cyane. Nishimiye no kubana namwe cyane cyane abakunzi ba Radio Umuco 102.8. Hanyuma nkuko bababwiye maze iminsi muri Isirayeli naje ejo abayahudi bampaye intasho, abayuda bene Yakobo bampaye intasho makintasho zabo. Nagira ngo dusome Zaburi 119 umurongo w'105. Zaburi 119 umurongo w'105. Aravuga ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye n'umucumurika mu nzira yanjye. Amen. Dufite intego ivuga ngo umuco w'iritabaza ntukazime. Ngira ngo itangazamakuru ryaradufashije kumenyekanisha intego, twese twaje tuyizi, umuco w'iritabaza ntukazime. Mbere yuko ngira icyo mvuga nagira ngo mbanze nshimire umukozi w'Imana Hakizimana Maurice, madamu wari hano, ahaguruke dukomere amashyi menshi Imana ku bwa famiye Hakizimana Maurice. Abanyarwanda dusubize twese rwose inyuma n'imbere hose tumwakire dukoma amashyi mu izina rya Yesu. Umugabo w'intwari tuzinanye akora kuri televiziyo y'igihugu, hanyuma atangira urugendo rwa radio, byinshi twarabiganire, twari duturanye, bimwe twumvaga ari inzozi zigoye kuzasohora, ariko turashimira Imana ko iyo nda yitwita akanayibyara ikatugira umumaro twese. Hanyuma twahamagawe kugira ngo dufate dushigikire Radio Umuco, tuyifashe kugera ni Rubavu ni Rusizi n'ahandi itaragira. Umuco w'iritabaza ntukazime. Amen. Ntekereza ko niba Imana yaramufashije ari wenyine akagwa niyo ntambara yose radio ikajyaho, tungana gutya dushobora gushinga ibiruta Radio Umuco, dushobora gukora, dushobora kwigeza aharutaho yarigeze dufatanyije. Hanyuma dusomye ijambo rivuga ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanje n'umucumurika mu nzira yanjye. Nagira ngo mbabwire nihuse kuko dufite korale zisizwe mu buryo butangaje bari buturirimbire. Nagira ngo mvuge uburyo butandatu bwo kumurikirwa, namwe muzongeraho ubundi. Iritabaza iyo rikumurikiye bwa mbere usobanukirwa kuri umunyabyaha, ukagira agahinda mu buryo ukagira agahinda gatera kwihana kuticuza. Kuva Adamu akoze icyaha kugera uyu munsi, umuntu ni umunyabyaha, umuntu ni mubi kuva kuri Adamu. Yesu yaje aritabaza rimurikira abari mu mwijima. Yohani igice cya mbere aravuga ngo yaje ari umuco, ariko umwijima ntiwabasha kwakira uwo muco. Bibiliya iravuga ngo yaje mube abe ntibamwakira, ariko abamwemeye, abamwizeye, abamwakiriye yabahaye imbaraga zibahindura kuba abana b'Imana. Muri Kristo niho honyine umuntu ashobora kumurikirwa akamenya ko ari umunyabyaha, agasobanukirwa ko ari umunyabyaha kuko yamurikiwe. Iyo umuntu ataramurikirwa ngo amenye ububi bwe, akubwira ko ari umwere kandi ubuzima ariho ntaco butwaye. Ariko iyo yamurikiwe n'iritabaza asobanukirwa ko ari umunyabyaha. Hari umugabo umwe yitwa Paulo cyangwa akiri Sawuli, yari umuntu w'umunyedini mwiza, yubahiriza imihango yose y'idini ataramurikirwa. Umunsi yatunguwe n'iritabaza, umucuka mumurikira, yaravuze ngo urindega mwami nkakwizera. Aravuga ngo ndi Yesu uhiga. Uwo munsi arakizwa, Imana imukoresha ibintu bikomeye. Hanyuma uburyo bwa kabiri bwo kumurikirwa ni inzira yo kwezwa no guhinduka ku ngeso. Kwakira Yesu umwami n'umukiza ntabwo bihagije kuko turi mu nzira yo kwezwa no guhinduka. Abantu bari hano ndabizi nka 99 mwese murakijijwe, ariko hari ikibazo kimwe nifuza ko twumvikanaho muri inzira yo kwezwa. Hari ukuntu idini ritubwira ko twera, rikatubwira ko turi abatagatifu, abapasiteri bagira ngo twungirije Imana. Ariko nagira ngo mbamenyeshe ko kwezwa biratureba twese, uhereye ku barepresentants rego kugeza ku munyagice yaje uwo munsi.
kwezwa biratureba kuko muri ibyo yaririmbye ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha nkajya mbyibonamo, aravuga ngo buri munsi ujye umboneza. Ingeso za wa mubi zora zishaka kubyuka, uzirimbure uzice pe, muri rihariwe n'ibya Yesu. Nta muntu n'umwe bitareba. Yesu yaravuze ngo ishami ryera imbuto ajyanganyeho amahage yayo kugira ngo urusheho kwera imbuto nyinshi. Iyo umuntu yinjiye mu nzira yo kwezwa no guhinduka, amenya ingeso ze zitari nziza akazibamba ku musaraba kugira ngo arusheho kugira umutima wari muri Kristo Yesu. Aha hantu naho dukwiye kujya tubwira Yesu ngo atumurikire, ujye umubwira ngo umurikire n'ahatabona, aho umwijima uba mu mutima ukangutse uzinutswe ibyaha. Uburyo bwa gatatu bwo kumurikirwa ni ugukira imvune zo mu mutima. Yesu ntakiza ibyaha gusa, avura n'imvune zo mu mutima. Mu yindi mvugo tubyita ibyumba by'umwijima. Hari ahantu haba hari umwijima, ahantu umuntu yarakomeretse, nzi abantu benshi biyanga kubera ubuzima baciyemo. Iyo asetse akavuga kabarangije kubera bamubwiye ko mu kanwa ke hatari heza. Hari abantu bambara ibijipo bikubura bitari umwuka yabibategetse, ariko bambwiye ko utuguru twe tumeze nk'uduti. Hari abantu banga uko bateye bitewe n'ibikomere bahuye nabyo mu miryango no muri sosiyete. Hari abantu bakomeretse bakomerekera ahantu hatandukanye, bakabaho baremerewe n'ubuzima. Uzarebe abarokore benshi bafite ibyishimo bike mu maso, ukibaza ko twageze aho Imana itangira ibyishimo kuki tutishima. Nuko barakijijwe yego, ariko hari ibyumba by'umwijima, hari ibintu bagendana nabyo biremereye kubera amateka banyuzemo bitewe n'ubuzima bakuye, uburere bahawe mu babyeyi, ibikomere bahuye ahantu hatandukanye. Bafitiye inkuru nziza kuri uyu mugoroba. Yesu ntakiza ibyaha gusa, yaje no kuvura imvune zo mu mutima. Ndashimira radiyo Umucyo ubuhamya mfite, maze kwakira abantu barenze 3 nakiriye mvuye kubwiriza kuri radiyo, akambwira ngo numvishe ijambo ry'Imana nari ngiye kwiyahura, none sinciyahuye uburozi, maze kumena uburozi burenze 3 bw'abantu bakijijwe kubera bari baremerewe n'imvune zo mu mutima, bumva ijambo ry'Imana barakizwa. Nagira ngo mbwire ngo ntiwiyahure, ntiwigirire nabi, Yesu arashakira neza abantu bamukunda. Uburyo bwa kane bwo kumurikirwa ni ukumenya ko waremewe gukora imirimo myiza. Hari abantu benshi iyo babaho batazi ko Imana baremeye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu, akabaho ubuzima bwe akabunganya no kurya no kurongora no kurongorwa no kubaka inzu gusabamo, ntamenye ko turi Imana yaremye ituremeye gukora imirimo myiza yose kandi muri Kristo Yesu. Nigeze numva umuvugabutumwa rimwe arimo kubwiriza, aravuga ngo umuntu umwe yagiye muri misiyo y'akazi, hanyuma ageze mu ndege bamuha ibiryo, inama igiye gutangira bamuha ibiryo, na saa sita bamuha ibiryo na nimugoroba. Agarutse baramubaza ngo tubwire uko urugendo rwagenze. Baravuga ngo twabaye tukigera mu ndege baduha ibiryo, inama igiye gutangira baduha ibiryo, na saa sita ibiryo na nimugoroba ibiryo. Baramubaza hirya yo kurya habaye, ikavuga ati hirya yo kurya twarariye. Niba ubuzima bwawe bungana no kujya gusa, uzaba uhombye cyane. Turi Imana yaremye ituremeye gukora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu. Muri iyo harimo radiyo Umucyo kwishigikira, harimo n'indi mirimo y'Imana myinshi dukora. Umuntu umwe yigeze kutubwira ngo ahantu hakize kuruta ahandi ni kwirimbi. Turamubaza ngo kubera, aratubwira ngo nuko abantu bapfana imigambi itashizwe mu bikorwa. Niho hari amaproje aremereye abantu batigeze bashira mu bikorwa. Nagamba bwiza ukuri, mfite umugore n'abana 2, ariko umunsi Imana yampamagaye uko navuye mu nda ya mama ngenyine niko nzagenda ngenyine. Uwo munsi nzahagana imbere y'idacugwa kibera, imbaza ico yantumye gukora mu isi Imana aragikoze. Niba udasobanuka ibice Imana yakuremeye ngo nagikore, uzaba uhombye, kuko uwo munsi nugera imbere y'Imana uzabibazwa. Iyo Imana itabaza rikumurikiye, uhita usobanukirwa icyo waremewe kandi Imana ikaguha imbaraga zo kugikora. Nanigiye kukubaza ngo waba warasobanukiye icyo Imana yakuremeye? Niba utaragisobanukirwa, Imana ikuha ubwo buntu, uzaba ugiriwe neza. Uburyo bwa gatanu bwo kumurikirwa
Imana igitumurikira idukura mu bibazo itujyana mu bisubizo. Ndatanga urugero. Abisirayeli bamaze imyaka 430 muri Egiputa, umunsi umwe babwira ngo igihe cy'umubabaro wanyu kirarangiye, nimuzamuke mu gihugu cy'isezerano. Ku manywa ibabera inkingi y'umuriro, nijoro ibabera inkingi ku manywa ibabera inkingi y'igicu, nijoro ibabera inkingi y'umuriro, irabamurikira kugeza binjiye mu gihugu cy'isezerano. Hari umunsi umwe Petero yararoba ijoro ryose ntiyagira icyo afata. Hanyuma uyu muco w'iritabaza, Yesu umwana w'Imana araza arababaza ngo bana hari icyo kurya mufite? Arababwira ngo nibakure urushundura ibumoso berekeza iburyo. Bararoba ifi nyinshi, bwari bwo bwa mbere barobye amafi angana nk'ayo barobye. Igitangaje, iyi nyanja ya Galilaya kuva umunsi Yesu avuga ngo nimurobe ku manywa kugeza uyu munsi baracaroba ku manywa kubera ijambo Yesu yavuze. Iyo tumurikiwe, Imana idukura mu bibazo. Abantu bari hano Yesu yakuye mu bibazo bazi ko kubaho i Kigali, ariko bwa Yesu bavuge ngo amen. Hanyuma kumurikirwa kwa gatandatu ni ukumurikirwa kudukura mu bujiji kutujyana mu bwenge. Murabizi ko kubaho Uwiteka ari bwo bwenge, ariko hari ubundi bujiji bwinshi tubitse mu buzima bwacu. Yesu yatumurikiye tubuvamo. Abaroma 12:2 haravuga ngo nimwishushanye n'ab'iki gihe, amara muhinduke rwose. Izindi Bibiliya ziravuga ngo muhindure imyumvire. Itorero sengeramo rimaze imyaka 80 ritangiye. Byaba ari ikibazo gikomeye ushatse kuyobora muri 2019 nkuko ryatangiye muri 40. Ntabwo byashoboka. Haje internet, haje social media, haje ibintu byinshi bidusaba no guhindura imyumvire, tugahuza igihe turimo n'ukuri kw'ijambo ry'Imana twamenye. Dukwiye guhindura imyumvire. Kera umuntu yajyaga kubwiriza yitwa missionnaire, ari pastor atwaye Bibiliya. Ubu ngubu nitutahindura imyumvire, ntabwo pastor bikigezweho, no kuba missionnaire ntabwo bikigezweho. Ahubwo ikigezweho no kugenda witwa dogiteri ugiye kuvura ugatwara ijambo ry'Imana, no kugenda uri umwubatsi ukagenda uri umumissionnaire wo mu mutima, ariko inyuma uri umwubatsi. Nibwo bazakwakira. Nitutahindura imyumvire, isi iri ku muvuduko uri hejuru, bidusaba guhindura imyumvire. Hanyuma nagira ngo mbabwire impamvu yatuma iritabaza rikomeza kwaka. Igihe Umwuka Wera yamanuka, Bibiliya iravuga ngo buri wese bamubonyeho ikirimi cy'umuriro, kuko Imana itakije kimwe kuri bose. Byari bivuze ngo ngenda kwakirije, ariko udukwi two kwenyegeza uzatwishakira. Kandi ngira ngo mumenyeshe ko nuzimye wowe abandi bazakomeza bake. Iyo umuntu afite intege nke yakwemeza ko abantu bose baguye, ni wowe wenyine, abandi barahagaze bameze neza. Uburyo bwiza bwo kwatsa ni ugusenga. Nituba mu mwanya wo gusenga tukabana n'Imana, itabaza rizakomeza ryaka. Nta kintu cyasa itabaza nko gusenga. Icya kabiri ni ukuzura Umwuka Wera. Biratangaje, mu matorero ya Gikristo bavuga ko ari abanyamwuka, tugeze igihe umuntu avuga nko mu ndimi bakamureba nk'abagira ngo wakoze ikosa. Ariko Umwuka Wera aracyabana n'abantu bamushaka. Nitugira inyota yo kuzura Umwuka Wera, itabaza rizakomeza ryake. Hanyuma ubundi buryo bwo kwatsa ni uguhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima bwa buri munsi. Ikintu kibabaje, Abanyafurika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara tubizi mu mutwe no mu mpapuro, ariko ntibisa n'ubuzima bwacu. Tuzi kubiririmba, tuzi no kubyigisha mu magambo ateguye neza, ariko ubuzima tubaho kuwa mbere no kuwa kabiri ntabwo busa n'ibyo tuvuga. Nitwiga guhuza ijambo ry'Imana n'ubuzima, rizigaragaza, itabaza rizakomeza ryake. Ubundi buryo bwo gukomeza kwatira itabaza ni ugukwiza inkuru nziza. Bibiliya iravuga ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi. Aho bigeze itabaza rirakomeza riraka. Ndibuka njye nakirijwe i Burundi, aho nta nakirijwe barabandwa bagaterekera ku manywa, ariko umuco w'ubutumwa bwiza ugeze iwacu, n'abatarakijwe baretse kubandwa, baretse guterekera, kuko imirasire y'ubutumwa bwiza yageze iwacu. Ukwiye kubigiramo uruhare kugira ngo abandi bantu bamurikirwe. Ubundi buryo bwo gukomeza kwasira itabaza ni ukwera imbuto z'Umwuka.
aha harakomeye. Ushatse abarokore buzura isengero wababona, ariko kubona bera imbuto bishobora kuguhenda. Nitwera imbuto, Bibiliya ivuga ngo mugire ingeso nziza mu banyamahanga, nubwo babavuga nabi babasebya, nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza Data wo mu ijuru. Ubundi buryo bwiza bwo gukomeza kwasira itabaza ni ugufasha abakene. Matayo 25:35 haravuga ngo nari nshonje, nari umushitsi, nari mfunzwe, nari ngwaye, nari nyotewe. Hanyuma aravuga ngo uworoheje hanyuma y'abandi mwabikoreye ni nge mwabikoreye. Imifuka 100 y'umuceri wariye ni 0. Isahani wahaye umukene uzayisanga mu bwami bw'Imana. Miliyoni utunze nyinshi utunze ntacyo zivuze mu bwami bw'Imana. 1000 wafashishije umurimo w'Imana uzakigororerwa. Hanyuma ubundi buryo bwiza bwo kumurikirwa, dukwiye gufata ijambo ry'Imana ryose uko ryakabaye. Hari igihe tuvugisha Bibiliya ibyo dushaka kwivuga ariko bidasa n'ubuzima bwacu. Intego yacu iravuga ngo umuco w'iritabaza ntukagere ubuzima, ntuzigere uzima. Nagira ngo mu gusoza babwire uburyo butuma itabaza rizima. Uburyo bwa mbere ni ugukora ibyaha. Iyo dukora ibyaha twaramenye ukuri kw'ijambo ry'Imana tuba tuzimye itabaza. Nagira ngo mubaze, ubuzima ubaho bwawe wenyine wabukinamo filime wayirebana n'umugore wawe? Ubuzima ubaho wabukinamo filime wayirebana na pasiteri wawe? Hari igihe dukora ibyaha tukaba tuzi ko nta ngaruka bizatugiraho, ariko iyo dukora ibyaha tuba tubiba imbuto kandi tuba tuzimya itabaza ryaka mu buzima bwacu, tuba turitwikiriza intongo. Hanyuma aya magambo mvuze uzayabaze bene Aroni. Imana yababwiye kurinda umuriro wo ku gicaniro, bararangara bagera ubwo bajya kuzana umurahurano. Bibiliya iravuga ngo uw'Imana bamanukura batwika. Imana ibwira Aroni ngo ntiyirirwe arira, kuko kwera kw'Imana kuzagaragarira mu bayegera. Icyampa abo twahuriye hano twese tugakomeza kurinda umuriro w'iritabaza ntukagere ubuzima. Hanyuma ikindi ni management itari nziza. Iyo Imana iduhaye iyerekwa ntidushobore kuriyobora mu buryo bwiza, nabwo iritabaza rishobora kuzima. Abantu benshi bagira iyerekwa ariko uburyo bwo kujera impano Imana yabahaye ntibabashe kubijera neza, bikazarangira neza. Nageze muri iki gihugu muri 1996, nagiye mbona amakorali yagezweho arahitinga, ariko hagashira iminsi ukibaza niba ari bo cyangwa ari abo bavukana. Nabonye abahanzi babaye ibitangaza, ariko ejo ukabona kuko batashoboye kurinda neza iritabaza rikazima. Ubundi buryo ushobora kuzimya iritabaza bukomeye kandi nibaza ko twese dukwiye kurinda radiyo umuco n'ubukene. Ubukene buragapfa, ni bubi. Ubukene ni bubi, ubukene ni bubi. Umuntu agira iyerekwa ryiza, akagira imigabo n'imigambi myiza, akagira ibintu bisobanutse neza, ariko ubukene bukamuhoza hantu. Ntekereza uko tungana uku twese dushigikira itabaza rya kwaka rikagerera Rubavu ni Rusizi. Abantu bumva ikinyarwanda hano mu karere k'ibiyaga bigari ni miliyoni 40. Ushizemo abarundi, abanyarwanda, burasirazuba bwa Kongo, Nkore muri Uganda na Tanzania ngara miliyoni 40. Iritabaza twajyatsa miliyoni 40 bose bakumva ubutumwa bwiza. Byashoboka turamutse tugize uruhare mu kwasira itabaza. Umurimo wa Yesu warashigikiwe. Ubushize twasuye ahantu mu kibaya cyitwa bacitaho ni ikibaya ca Magadarena. Magadarena akoze ikintu kimwe. Yesu yamukijije abadayimoni benshi, hanyuma amugarura mu muryango. Ashaka ikintu azakorera Yesu arakibura. Ashaka amavuta akorerwa umwaka wose, arayazana ayamena kuri Yesu. Yesu biramutangaza, aravuga ngo aya mavuta nteguriye gupfa no kuzuka. Bayuda bararakara, aravuga ngo aya mavuta ngo yari kuzagura amafaranga menshi agafasha abakene. Yesu aravuga ngo mwimbabarize umwana, iki akoze aho ubutumwa bwiza buzagera naco kizahagera. Uwo mudugudu cyangwa se iyo ville bayitiriye Magadarena ku bwico yakoze. Hanga Imana n'abantu bazakwibukira kuki.
ngira abakristo mu rusengero nibaza nibapfa ikintu nzabavugaho kuko kwirimbi turabesha. Sinzi Imana n'abantu ikintu bazakwibukiraho, ariko ukwiye gukora ibishoboka byose kugira ngo uzagire ikintu wibukirwaho. Umurimo w'Imana urashigikirwa, n'uwa Pawulo urashigikiwe. Umurimo w'Imana uzagira ku ntego nituwushigikira. Twunamisha amaso dusenge. Nagira ngo ndebe niba hari umuntu ushaka kumurikirwa n'uyu muco uvuga ati nyemaze iminsi mu mwijima w'intege zitandukanye, nifuza kumurikirwa no kugirirwa neza n'Imana. Niba wifuza ko dusenga nawe arambura ikiganza cyawe tugasenga. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha nawe, Imana iguhe umugisha. Waguruke mwanya wawe dufatanye gusenga. Data mu izina rya Yesu, ndagushimiye ijambo ryawe, gushimiye abumvise ko bakwiye kumurikirwa mu bice byose bigize ubuzima bwabo. Ijambo ryawe ribamurikire, bakure ku rwego rumwe bashire ku rundi. Ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen.